Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, nk'uko tubimenyereye. Amazina yanjye ni Musabyimana Florien. Muri iki cyumweru tugiye kuganira kuri Saveur Divine. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'ijana. Reka dusome ariko umutwe w'amagambo ukubiye muri uyu murongo wa 5 nyine muri iyi Zaburi y'ijana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni ngufi turayisoma yose. Ni Zaburi yo gushima, niko umutwe w'amagambo wanditse. Aravuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ni we waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. Iyi ni Zaburi yo gushima Imana nk'uko umutwe w'amagambo wayo uri. Tugiye kuganira rero ku bwiza bw'Imana, ku bwiza bw'Imana. Ababashije kubana na Yesu, hari ijambo rikomeye bavuze ry'ubuhamya. Baravuze ngo mbese twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Yesu afite amagambo meza y'ubugingo. Abantu benshi bafite amagambo meza, njya numva bayavuga barayakoresha, ariko nta muntu n'umwe ugira amagambo y'ubugingo mu by'ukuri. Bashobora kukubwira neza ukumva urishimye, ariko ejo byahinduka bakakubwira nabi. Abantu bashobora kukubwira amagambo agufasha umutima ugakomera, ariko ntabwo bashobora kukubwira ijambo ry'ubugingo. Uyu mwami rero we afite amagambo meza y'ubugingo. Abo ni ababashije kubana nawe, niko bavuze. Baravuze ngo afite amagambo meza y'ubugingo. Iyi Zaburi rero nayo hari uko iri kutubwira. Yo iri kudusaba kumushima, ariko ikanavuga impamvu. Hari abantu benshi bashima Imana ariko batazi impamvu. Mu by'ukuri uko twagiye tubaho muri ubu buzima, twagiye dushimira abantu. Ntekereza ko wowe unyumva utarabura umuntu ushimira. Wagiye umushimira ibyo yagukoreye, nyamara iyo ubirebye usanga hari ibyarangiye. Hari ibyarangiye, hari ibyo twashimye tukiri bato, hari ibyo twashimye tumaze gukura, hari ibyo twashimye twiga, hari ibyo twashimye turi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko byose bivaho hakaza ibindi. Gushima rero ni ibintu tuzi, ni ibintu dusanzwe dukora. Nta nubwo Bibiliya kubi bitubwiye ari ikintu gishyashya itwigishije, ariko aha hari impamvu Bibiliya itubwiye ituma dushima. Nawe hari impamvu zagiye zitumushima ibintu bitandukanye, ariko ahangaha baratwibutsa ibintu byatuma dushima Uwiteka. Kandi nawe ubyibutse, mbikwibukije, wamushimira ibihe byose. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo mu mpamvu zituma dushimira Uwiteka ni uko afite imbabazi zihoraho. Abantu benshi murabizi, abigeze bahemuka, murabizi uburyo byagenze kubo mwahemukiranye. Hari ababyanditse mu ikarine, hari ababishyize muri reveye, hari ababibwiye abana babo bati rwose aha ntimuzahajye, uyu ntimuzamugenderere.
mbese uzi uburyo byagenze ku muntu mwagiranye ikibazo, uburyo byarangiye. Uko niko abantu bigenda, uko byagenze, amakuru wumvise uko byagenze ku wundi wumvise, mbese abantu amakuru yabo ni uko. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo Imana Data wa twese yo ifite imbabazi zihoraho. Amen, amen, amen. Izi mbabazi z'Imana nizo zituma abantu badashiraho. Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo imbabazi ze dushimira uhoraho kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana Data wa twese yatugeneye imbabazi. Izi mbabazi uracumura mu gitondo ikakubabarira, wazika kubabarira, ugacumura nimugoroba wazika kubabarira. Abantu bagerageje kutubabarira muri ibyo twanyuzemo, baravuze bati ariko ntuzongere. Iyo wongeye aravuga ati nisubira cyaha nagasuzuguro, imbabazi akazisubiza aho zari ziri kuko ziba ari na nkeya, hari igihe zishira vuba. Abantu bagira imbabazi zimeze nk'iziri mu gapfunyika, ashobora kuba kunguta zigashira. Muzajye mwirinda mu makosa mukorera abantu kuko rwose si nyinshi cyane, zishira vuba. Ariko iz'Imana zihoraho iteka ryose. Ibaza igihe wahereye uyigomera ikakubwira ngo guma mu kazitiro kanjye, guma mu byanjye, nanjye nzabana nawe. Reba aho wagiye ujya, ugatarara, ukava muri ibi ukajya muri ibi, ukagenda. Ariko imbabazi zayo n'ubu ziracyadukurikirana. Ibaza aho wagarukiye mu byaha, ibaza aho wagarukiye uyibabaza, ibaza aho wagarukiye uyigomera ukagaruka, ariko n'ubundi imbabazi zayo ugasanga zikigutegereje. Itubwiye kandi ikindi kintu cya kabiri gikomeye, ngo n'umurava w'Uwiteka. Umurava hari abatawuzi bato, ariko umurava ni umwete, courage mu gifaransa. Mu cyongereza ni encouragement cyangwa donc ni imbaraga. Umurava mu yandi magambo ni imbaraga umuntu akoresha mu gikorwa runaka kugira ngo kirangire. Sesa ni bwo buryo bwiza mu Kinyarwanda. Ni ibintu ukoresha, ni umwete ushyira mu byo ukora kugira ngo birangire. Rero umwete w'Imana mu bikorwa byacu, mu kubana n'abantu, ni imbaraga nyinshi. Imana yashoye energy, imbaraga, yashoye umwete, yashoye ubushobozi mu kurengera umuntu, mu kugira ngo umuntu abeho, mu kugira ngo umuntu agubwe neza. Ibi rero Bibiliya bitwibukije itubwira ngo dukwiye kuyishimira. Dukwiye kuyishimira, kandi ntabwo ari ukuyishimira kwa gurupe runaka, ni ukuyishimira ko abari mu isi bose, abari mu isi dutegetswe gushima Uwiteka iminsi yose yacu yo kubaho. Kubera ko Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, kandi umurava we uhoraho ibihe byose. Niwe Mana yaturemye, niko iyi Zaburi yatubwiye. Ni ukuvuga mu yandi magambo, turi ibiremwa by'Imana bene data, turi abantu bo kuyinezeza iminsi yose. Dukwiye guhora tuyishimira imbabazi zayo, ubuntu bwayo, ineza yayo ku bantu. Imana itugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Ni Imana yibuza kurakara mu makosa twakoze, ni Imana yibuza kurakara mu byaha, ntiduhitane, ahubwo imbabazi zayo zikadutegerezanya amaboko yombi, kugira ngo abera bose bazaragwe ubugingo buhoraho. Mwene data rero, muri iki cyumweru nifuje kukubwira ngo ugerageze gutekereza ku mirimo y'Imana, ubare imigisha yose Uwiteka Imana yaguhaye, uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi ntibarika, maze nawe uhora uyishima. Dawidi we yaranditse ngo nibutse iminsi ya kera, umutima wanjye
wahagijwe no gushaka Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, kandi duhore dushakashaka uko twanezeza Imana mu mashimwe yacu, mu by'iminwa yacu yatura, ibyo tuvuga byose bigaragazemo kunezeza Imana, ndetse n'imirimo yacu yubahisha Imana Data. Reka dusenge Imana tuyishima kubwira ijambo. Mana Data wa twese, turagushimye kuko uri Imana nziza, kandi Imana itwibutsa iteka imirimo wakoze ku buzima bwacu. Turagushimye rero ko twari kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, rishyigikire, rishore imizi mu mitima y'abaryumva, twese twubakwe naryo, kuko iri jambo ni ijambo rije muri iki gihe ritwibutsa ko dukwiye kugushima kubw'imirimo yawe. Ngaho dushyigikire muri byose rero, ukuboko kw'Imana n'imbabazi zawe bibe kuri twebwe iminsi yose, mu izina rya Yesu, amen.